amahoro n'imigisha biturutse kwa Nyagasani bibane namwe. Nongeye kubaha ikaze hano kuri Amina's Love. Niba ari ubwa mbere ugeze ahangaha nguhaye ikaze cyane, kandi niba usanzwe ahangaha ndagushimira cyane kuba ukurikirana ibiganiro byanjye. Mu kuri n'iby'agaciro kanini cyane. Uyu munsi rero ntatinze nashakaga gusubiza kimwe mu bibazo abantu bakurikira Amina's Love babajije, hanyuma ubwo nyine nkababwira ukuntu byumva. Mu kuri muri icyo kibazo ntabwo ndi expert muri byo, ariko nyine ushobora kuba sharing experience yanjye kubera yuko nyine barambajije, ubwo urumva nyine nanjye ngomba gusubiza. Ikibazo yambajije yarambwiye ngo ni iyihe nama nshobora kugira umuntu uri mu rushako cyangwa se ugiye kurujyamo. Nkuko nabibabwiye ntangira, ntabwo ndi umu expert mu bintu bijyanye n'urushako ku buryo nyine nagiraho umuntu inama cyane, ariko nyine kubera ko ndurimo ntabwo nshobora nanone kubura ikintu mbivugaho cyangwa ngo ndeke kumusubiza cyane yuko yambajije, kuko hari icyo wenda akeneye kumenya nyine bitewe n'uko ngiye ndi kubyumva. Ibintu bijyanye n'urushako rero ntabwo ndi buze kuza, umuntu wabimbajije aracyari mutoya, ubwo nyine nanjye ndi bumusubize nk'umuntu uri kubwira umuntu mutoya cyangwa se abandi bantu batoya cyangwa se abo tungana. Abakuru bo ntabwo ndi buze kubavugaho, wenda bashobora kuza kugira icyo bakuramo, ariko ntabwo ndi bubavugeho kubera ko hari ukuntu ujya uganira n'abantu bakuru bagata ibyo ni iby'abana, bariya abana ibyabo ntabwo twabivamo. Uyu munsi rero ngiye kuganira n'abantu tungana kugira ngo abantu tutangana bataza kuza kuntera amabuye. Wasanga hari ibyo ndi buvuge wenda bitajyanye na level yabo, whenever no, cyangwa se wenda bakaba babona nabo hari ikintu nyine bakigiramo. Kuri njyewe rero inama nshobora kugira umuntu uri mu rushako cyangwa se ugiye kurujyamo, ngendeye kuri njye, ikintu cya mbere njye rero nababwira ni uko ugomba kuba wowe mu buhe buryo. Ni ukuvuga ngo niba usanzwe uri umuntu wenda uvuga uko wiyumva, uvugisha ukuri, ubasha gutanga ibitekerezo mu buryo uri kubyumva, were kugera mu rushako nyine ngo uhite utuza, ngo uhite nyine ujye wanga kuvuga ngo ni ukugira ngo nyine udakoma rutenderi, cyangwa se ubashe gushimisha umuntu muri kumwe kubera yuko utavuze ukuri kwiyumva. Kuri njye ni byiza ko wowe then ukavuga uko ibintu byumva, ntawe uhungabanyije, ntawe ubangamiye amarangamutima, muri make ukabivuga mu buryo bwiza, ariko ukabivuga niba wumva hari ikintu ushaka kuvuga wenda ariko usanzwe uteye. Icya kabiri ni uko ugomba kugira umuntu mubana, inshuti yawe, akaba ari wa muntu nyine nk'uko nguko nari ndi kuvuga, wenda ukunda kuganira, ukunda kuvuga wenda ibikurimo. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu muri kumwe atari inshuti yawe biragoye nyine kuba wamwisanzuraho, ukaba wamubwira uti bimeze gutya na gutya, ndi kwiyumva gutya na gutya, cyangwa se mukaba mwaganira mu rugo. Nyine urumva iyo umuntu ari inshuti yawe mu buryo bumwe cyangwa ubundi ubuzima buraborohera, kuko muba muganira mu rugo, amakuru yose muba muyasharingana, muba mubwirana utwamva he najya hehe, nyine ntabwo ubuzima buba buri bored, muba muganira, ufite umuntu muri kumwe nyine wumva yuko nyine nawe utari wenyine. Ikindi, iyo umuntu ari inshuti yawe hari uburyo nyine mubasha guconnectingana, nyine sinzi ukuntu nabisobanura, ariko muba muri hamwe ku buryo nyine abakuzi ubumuzi, ubuzi bimushimisha, ubuzi bitamushimisha, nawe abakuzi abazi bigushimisha, abazi n'ibitagushimisha. Mu gihe iyo umuntu nyine mubana nyine nk'umugore n'umugabo cyane, mwabigize urugamba, twibukiranya yuko nyine ndi kuganira na ba bantu nyine turi mu kigero kimwe,
ni ukuvuga ngo nyine niba umugore n'umugabo cyane cyane mwabigize urugamba hari ibintu byinshi muzajya munanirwa kuganiraho kubera yuko wenda uvuga uti turahita turakaranya ahubwo nyine inshuti zirarakaranya hanyuma mu minota mike mukongera mugahita muciringa nyine ibintu byose bikagenda neza. Ikindi ni uko communication igomba kuba ari nka ki mu rugendo murimo cyangwa mu rugo rwanyu cyangwa mbese mu mubano wanyu, kubera yuko mugomba kumenya ese ngomba kuganira gute, tugomba kuganira gute mu gihe hari ibyo tutari kumvikanaho, ese tugomba gupanga imishinga yacu mu buhe buryo, kubera ko ntabwo igihe icyo ari cyo cyose muzaba muri kubyumvikanaho. Ni byiza rero ko communication yanyu iba iri strong, nyine ihamye cyane, kugira ngo igihe mwagiranye ikibazo, igihe muri mu bihe byiza, igihe hari umwe wumva atamerewe neza, igihe hari ukeneye ubufasha, igihe nyine umwe akeneye undi, mubashe kubivuga kandi mu mahoro neza, mu kinyabupfura, mwubahanye. Kubera yuko iyo communication itarimo kubahana nta musaruro igira, ariko iyo irimo nyine ko nyine mugiye muri iyo mugiye kuganira ku kintu, kubera yuko mudakeneye kuburana, mudakeneye kwemezanya nta gutsinze byagenze gutya, ko mukeneye yuko cya kintu gikemuka, ni ukuvuga ngo ikiganiro cyanyu kirangira kigenze neza. Ariko iyo mugiye gusa nkaho buri umwe ashinja mugenzi we, hari igihe birangira nyine umwanzuro utabonetse. Ni byiza rero ko communication mu rugo igomba kuba nyine ifatika, nyine sinzi munayihuguraho rimwe na rimwe iyo bibaye ngombwa. Mushobora gushaka n'amasomo mugasoma cyangwa mukareba ibiganiro bivuga kuri communication, nyine mukapudetingana, aho umwe nyine afite icyo asobanukiwe kurusha undi akaba yabwira mugenzi we. Ikindi ni ukumva yuko nubwo ukeneye kuba wowe, ariko ukwiriye no kumenya ko kugira ngo ubuzima bwanyu bugende neza nuko mugomba gukura, nuko mugomba uba ugomba kumva ko mugenzi wawe niba akubwiye ngo iki ntabwo kigenda neza, ugerageze nyine mubiganireho, hanyuma mugikemure, cyangwa se niba ari wowe ugomba kugikemura ugikemure, niba ari icyo ugomba gukosora ugikosore, niba hari imico runaka ufite ibangamira mugenzi wawe, wumve ko ntacyo bigutwaye kuba wayihindura, kandi nawe yumve ko ntacyo bimutwaye kuba yayihindura, hanyuma ubuzima bugende neza. Ibintu ndi kuvuga ntabwo bigoye mu kubivuga, ariko iyo birimo ntabwo biba byoroshye, bisaba nyine kuba uri committed, ukeneye yuko ubuzima bwanyu bugenda neza. Hari umuntu mukuru wigeze kungira inama, arambwira ngo nako yatugiriye inama mbere yuko tubana n'umugabo wanjye, aravuga ngo nimwifuza ko urugo rwanyu rugenda neza, ruzagenda neza, ariko none nimwifuza yuko ruba rubi cyangwa se mugahora mutongana, nabyo nyine byose biri mu maboko yanyu. Nanjye icyo nicyo nababwira, ni ukuvuga ngo nimwumva ko mu rugo rwanyu hagomba kubamo amahoro n'ibyishimo, nyine muzabiharanira. Ariko nimwumva yuko nyine ingo z'ubu ngubu n'ubundi nta nubwo biba byoroshye, n'ubundi ntabwo byakunda, ubundi se twakishima, ubundi se, nabwo nyine ubwo ibyo muzaba muri gukurura nibyo bizabazira. Ni ukuvuga ngo ibintu muzaba muri kuattractinga, ibyo bintu bitari byiza biri toxic, nibyo bizaza. Ariko nimwumva ko ibintu bigomba kugenda neza, bizagenda neza. Icyambere ni ukuba wowe, icya kabiri mukaba inshuti, ikindi communication yanyu mukayitaho, and then mugaharanira kugrowinga
together. Kanizere yuko uko ngerageje nyine kubisubiza nkanjye, ntabwo nabijyamo ngo mvuge ngo urumva nakubabwiye ko ntari umu expert muri byo, ariko ngerageje kubasubiza nyine by'aka kanya muri 2026. ubwo ngubwo umuntu wambajije niyumva atasobanukiwe neza azaza muri inbox, then abe nyine yambaza ati none se hari ahantu kutabisobanuye neza, wenda video yari kuba ndende cyane, nzamusobanurira nta kibazo. Murakoze, Imana ibarinde, ntibibagirwe gukora subscribe, share na comment.